umumariye iki niba uri umubyeyi njyewe ntabwo narera icyana gikiriya rwose icyana gikiriya ntabwo nakirera nta nubwo nzanakirera ariko niba ubishaka terurana na boro zawe usange nyina ntabwo nakubuza rwose yesi manake nanjye uguma uranyohereje ubundi se wagiye nakohereje wagiyeyo mbere wambwiye warampamagara ngo ese ndagiye yawe kumabwiza niwirengagize kuri ya mwana namubyaye nawe tutaraba ariko uyu mugabo umva wincanga mu mutwe ntabwo ndinjije wincanga kuko arandi makuru ufite arenze ayo naguhaye ariko disi hari umugabo w'umushuti wanjye yarambwiye buri ibyambiraga narabyumvaga akubwira iki se ndi mukuru we akubwira ikira hari umugabo umva nkubwire turekera ngaho niba ari aya mahoro washatse muri uru icyo nje kubwira n'iki sibyo ugomba guha agaciro sibyo kuri kiriya cyane uriya mwana mureke sibyo wensanga urumva ni jyewe niba ari jye wakoze icyaha si umwana wagikoze umwana n'umuziranenge sibyo ngiye kuryozwa amakosa yanjye niba uko kuvuga ko ndi umunyamakosa urumva sheri na muri bibiliya birimo pe abana bazazira ibyaha bya ba nyina na basi nubwo nawe urimo arishyura ibyo urakoze noneho reka umwana wawe azire ibyawe wateruye ukajyana kuri iriya ndaya ukabizire we nta bushobozi ufite bwo kugira gute bwo gutanga ibihano kuri uriya mwana ukaba wapanitse kubera iki kandi noneho biba ubwa mbere n'ubwa nyuma icyiza ni uko biba ubwa mbere n'ubwa kangahe n'ubwa nyuma n'ubwa karindwi haguruka ugenda ntunganyirize gahunda zanjye ariko uzi ko umugabo yibona koko njyewe nabyo se nabikoze hamagara ya ndaya yawe ibikore mamubwiza ngo indaya yawe cyangwa uzi ngo wankanga uzi ngo wankanga genda nushaka witeruye wikubite hasi hasoni abagabo baca inyuma abagore barangiza bakibyimbya ntabwo mbona muri salo amashyitsi bashaka ako waca ntazi we nigeze nkubwira ngo karibu hagarara aho ngaho nakubwiye kangahe nkukanyije mu cyumba iki kinyendaro n'undi munsi iki sinjye kuza mutama kare genda wangegera we sinakubije kuzageza mu cyumba cyanjye ntabwo nakubujije Wiriwe? Wiriwe. Wiriwe ute se? Niriwe neza wowe? Nanjye meze neza. Hari ikintu ukeneye? Hari ikintu ukeneye? Nta birenze gusa n'ejo hari akantu nari nje kukubwira. Kerekeranye n'ibishya? Kerekeranye na boss wawe nyine. Wait, boss wanjye cyangwa boss wawe? Boss wawe akaba n'uwanjye. Ariko wowe nyine kubera ko uje vuba ntabwo umuzi. Niki cyo kinza nyine mu bwanirize mubwire. Ntabwo muzi? We ntabwo uramumenya. None se hari ukundi mfite kumenya usibye kumenya nka boss n'umukozi nkakora akazi kanjye nshinzwe. Aha. Boss, uriya boss imiterere ye nyine. Imiterere ni iyihe? Ubusanzwe hari abana benshi agiye akoresha ahangaha bakagenda bangiza ukuntu zitarize ni ndende kereka ari dufashe nk'umwanya tukabiganira. None se iyo ndebye ngewe teta ubona nsa n'abana bose akoresheje? Ntaho mutandukanye. Turasa ni ukuvuga ngo ngewe nabo turavukana? Oya ntabwo muvukana. Ni ukugira inama wenda uburyo wamwitwaraho. Ntabwo ndi kumva nawe uri gushaka kuvuga.
tubura uvuge nyine uvuge ibyo ushaka kuvuga. Ntabwo ukeburaga nyine buriya. Wanyeburaga iki? Icyo nakubwiraga we nutitwara ngo kujya mukaruma. Mukaruma for what? Njyewe hano icyo nshinzwe ni ugukora akazi kanjye karangira nkajya mu rugo. Hari ikindi? Uzabibona nyuma uzabambwira uzabibati. Ahubwo rero wamubwira utugambo twawe tutameshe. Ntukaze kutubwira tata muri office. Kandi ntukamagarire hejuru n'ikindi gihe. Sohoka hano gira ngo. Binyari sese n'ibibura. Umva garuka hano. Next time ntukanyura ngo ujye unyura hariya. Kutabikora se gira vuba. Kagende sawa urakoze. Ese waje? Biteze. Umwana mbwiye ko ari umushaka. Meze uteze? Sha ubwiza ndabona bukwishe. Ubwiza? Ubwiza bufatanyije n'ibibazo. Ibibazo se kandi ariko mu ngo ntabwo hajya haburamo ibibazo nawe urabizi. Sese nk'uko nabikubwiye. Ni intambara. Ariko hagati ni ibibazo bamubwire hagati naguciye mu ijambo hagati aho ngaho n'ubwo bifite ugasa neza ariko wajyumva wagira ngo uri igitamati winseta kandi nta gahunda yo guseka mfite ntayo pe ntayo habe n'imwe nararebye ndeba abagore b'inshuti zanjye zose umuntu umugisha inama agasigara kuvuga ariko ndakwizera wowe uri amaraso yanjye ntago wamvamo n'uwo wabibwira nawe waba umwizeye yewe n'uwo nabibwira ahubwo nanjye naba nishyize hanze uzi biri hano uzi ko umugabo wanjye yabyaye umwana hanze uzi ko bamuzanye hano inda yabaryamanye yaraje mu ntera hano ari ahangaha umva ni ibibazo umugabo kandi buri umugabo ukuzaniraho umwana nabone ntabwo iyo ngeso aba yarayicitseho n'ubundi busanga ibyo bintu abifite ayicikaho mbaze si ndababaye hahandi udashaka kumva agahinda mfite uzi ko noneho ukuntu usigaye mbana n'umugabo ni ibibazo umva ni induru uzi ko asiga ntankubita ngo ki buriya rero umugabo wageze aho akubita umugore biba byanze ibaze kugera ku rwego rwo kunkubita ariko umuvandire kamubaza buriya nyine iyo umuntu agiye kwinjira mu bibazo by'abantu babiri byanze bikunze buriya hari igihe n'umuntu aba atari mwiza cyangwa nawe ntabwo ukimwitaho nk'umugore ngo umuheke yawuzuze inshingano zawe hari icyo ntakora mbasha ntacyo ntakora sese ntacyo ntakora urabizi ko kuva kera ukuntu uriya mugabo namukundaga niko n'ubu nari nkimukunda ariko ndumva noneho rwamvuyeho pe rwamvuyeho si ukukubeshya rwamvuyeho mba mfite agahinda mbese uru rugo wagira ngo ni itongo ihangane muvandi ihangane buri ubwo naje nzakuba hafi kandi nzagufasha ndakwizera pe kuko inama nyinshi ujya ungira iyo zikoze hanini mbona zicamo zikaba nziza niyo mpamvu nabuze ni icyakuma uruhande nibura nanone kugira ngo mbe hafi pe humura muri iruhande kandi nje kugufasha pe hanagura amarira urere kurira ukomere nta mpamvu yo kugira ngo umuntu akubabaze ngo umwereke ko nawe wababaye icyo gihe uba ubaye ikigwari nyine nihagararaho ariko mu mutima mba nashengutse gusa mva noneho umugore babyaranye baba we ageze hano se yaje hano rimwe amuzanye sinongera kumubona shaka se ubona nibura yabikora akaca inyuma ku muntu muzima ingegero ryawe ntabwo se mu busanzwe umugabo wawe akunda abagore biriya bintu ntabwo nari mbimuziho pe gusa ahanini nabonaga yarahindutse totali yarahindutse 100%. ariko ibintu byo kuvuga umwana ni mukuru ni uriya waje kukubwira uriya kera nari nzi ko yenda ari nk'akana k'abaturanyi ntabwo nari mbizi ko uriya
Hakujya wihangana sisi reka nkubwize ukuri niba umugabo wawe afite amafaranga nta kintu atagukorera afite uba mu nzu nziza wambara neza urasa neza nyine buriya ugicishamo ukihangana kugira ngo urugo rwawe rudasenya ni kwa kundi nyine bavuga ngo zirara zishya bwake zikaziba wambara neza urya neza usa neza ubwo se gusa neza inyuma wambara neza ugira uturya reka ukaryama ahantu heza umutima wawe wenda kubona umutima wawe warashengutse umuntu nanjye ni ukuri nyumvira ibintu arimo oya ngenda kubwira ibiri hanze hano ukuntu bimeze abagabo b'ubu bisigaye ari ibindi sibyo ugize amahirwe n'ububasha kugushyira mu nzu nziza akakugaburira akakwambika none se ko bose Imana yabaremanye irari bararifite niyo atanyambika nkirwariza nkahaguruka nkakora ntabwo bibaho ko yagukunda uri umugore umwe bibaho se ntabwo byapfa gushoboka Imana ifite uburyo yabaremanye ndetse kuvuga ukuri n'ugushaka kukubabaza ariko kumve abagabo baremanye irari ura mu nzu yawe uramukorera ibishoboka byose ariko yasohoka hanze yabona abandi bakobwa kumva aramwifuje aho rero ni ugomba kumenyera ubwenge ati ni iki kintu ushobora gukora kugira ngo urugo rwanjye rusigasire nawe rero wazana n'ayo marira yawe n'ubutesi bwawe nibazanye n'uwo mwana wenda ntunamukunde gusa nyine ngende iruhande rwawe kandi nje kugufasha no kukugira inama sisi ntabwo nzamukunda sinzigera namukunda habe na gato nutamukunda igihe hazaboneka undi mugore umukunda oya yangije ibyishimo byanjye ntabwo namukunda habe ndakugira inama ushobora kubyanga akaza undi umukunda kandi akagukuramo mu rugo rwanjye akankuramo amadivaruse ni menshi turayabona hari utanishimiye kuba wicaye muri urwo rugo bimeze bite tumeze neza vakansi ziragenda ibyo gusubira ku ishuri asatira nizere ko murimo kwitegura neza nari mfashe akanya kugira ngo tuganire numva ibibazo byanyu gusa muzamenya ko muri abana banjye kandi mbakunda mwese sibyo ruko nawe igihungu hari ikibazo mwari mufite okay so mukine nk'abavandimwe musangire nk'abavandimwe sibyo ariko ngiye mama yarambujije nagakenera nawe ngo mama yarakubujije ntugakenere nawe kubera iki nzi impamvu mama arabwira ngo ugakina mugenzi wawe edo kinyanya arawuzi nibyo ikora ko karama ntabwo mujya mukina ngo mama yaramubujije yego oya ntabwo byumvikana yabwiye ngo muri kuzajya mukina nose ntabwo mugikina oya yasanze mukina bigenda bite atanjyana mu nzu akankubita cyangwa iyo agahita ajya koza ibyuma ariko nta kibazo sibyo mujye mukina guhereye umunsi nabasanga mukina mubwiye ngo ni papa ariko yatubwiye tugomba gukina turi abavandimwe sibyo ntazagire ikintu kibabuza gukina n'undi uwo ari we wese subye na mama nta muntu wemerewe kubabuza kugira gute gukina nk'abavandimwe mwese muri abana banjye ndabakunda kandi na mama arabakunda wenda nta kabazo kaba kavutsemo ukuntu ariko ni ibintu ngomba kuganira na mama kandi tukajya gute tukabikemura sibyo bwiza ruko hari ikibazo se wari ufite we kuri mugenzi wawe nta kibazo ubwo rero nari mfasha kandi kugira ngo mbaganirize kandi ikibazo muzajya mugira mwese muzajya mumubwira hari ikibazo wari ufite okay bwiza hari ikibazo wari ufite ko mutarambwira ko umupira wanyu washaje ngo mbagurire undi mbona waratangiye gusohora indodo ushaka uburyo rero ejo ni kuwa kabiri kuwa gatatu rwo nzafite umwanya tuzajye mu mujyi mashakira undi mupira ko gukina sibyo muzitegure hanyuma kuwa kabiri saa 10 mvuye ku kazi nzabajyana mu mujyi mbagurire umupira sibyo okay
biza ngagena uzonera inkweto ngiye nambara ngiye ku kazi. Urara mugenzi wawe yaravuze ko ndakigira nawe kabane nubwo hari ibintu wabona bitagenda neza mu rugo ariko mugomba kuba mubwira sibyo ntaba mari ntaba ntari telefone yanjye urayifite sinabonye mwaramenye kuri telefone wabwira n'umukozi akagutiza ngo papa twagize ikibazo byageze gutya na gutya ukamubwira sibyo ariko mubwiza ibintu uhora mumbwira kugira ngo bizagende biti. Oya igihe kirageze kugira ngo uhitemo njyewe cyangwa uriya muzanano wawe. Yes umuki muzanano bagira ngo ninye kubikubwira ariko nogira amagambo ariko yiki amagambo asaturutse he tayamaye se nabona kuyavuga ntabwo nayavuga utayamaye umwanzuro nuko hari umusaza twari duturanye kera witwaga Nzakamwita ashaka zitwa na Nzaka yari afite umwana witwa Nzabandora utarora se baragiye kwinezeza hanze nturore nyuma uzarora nyine gusa ndakwinginze mu igisubizo umbwira uti misema wowe nirukanye uyu mwana uri hano cyangwa se wowe genda umwana wanjye asigare ugira ibyo ukinisha sawa sinumva zihagurutse nawe wakatishe yihuse ushatse kuvuga cyo mvuga se si ikinyarwanda ntabwo cyumvishe papa Gwiza ushatse kuvuga washatse visa nawe turanye n'ikibuga cy'indege nawe ukigendera ushatse kuvuga ko ntacyo maze muri uru rugo mbese ushatse kuvuga ko ndi indorerezi nashaka nkohoha nkagenda nashaka nawe byivugiye ushatse kuvuga iki ibyo nawe byivugiye ubu se naba mfite icyo maze hano muri uru rugo ariko ni gute ushobora kumbwira ngo umwana wanjye urumva wavuye muri kiryi wita ko ryanjye ngo musore muri iyi nzu ni wowe wa mbere si bakuye mu itako ntabwo ari wa mbere si nawe wa nyuma hasigare ndetse sigare nde asundi ufite amafaranga aho kugira ngo umuhangayikishe mu mutwe wamushakiye inzu wamugura inzu akagenda akaba wenyine cyangwa akazana na nyina ukazajya ubasanga uri igitangaza koko ubundi papa Bwiza kamugira inama nziza nta nama zawe ngikeneye aho kugira ngo uzagenda ubundabunda muri biriya bihuru ugiye kusambana n'iriya ndaya yawe gasopo wa mugore wenda kwiyamye urumva